Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri Mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora ubona ibiganiro byacu bigushimisha n'umwanya mwiza ngo uyikore ubona ibiganiro byiza tukugezaho. Ndabaramukije cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari muri East Africa mwese ndabaramukije cyane, abari muri Finland, Belgique, Italy, France, Australie, abari Hollande, abari Suisse, abari Norvège, abari Canada ndetse n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Cap Vert, abari muri Michigan ndetse n'abari muri leta zose zitandukanye ndetse no ku migabane yose y'isi. Nukuri reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, reka nongere nsuhuze cyane inshuti zanjye, njya mbona komenti zanyu, nukuri ndabasuhuje cyane. Abanyamurenge mwese nukuri nanjye ndabakunda cyane kandi komenti zanyu zingeraho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru, ni inkuru y'umukobwa witwa Fiona Ntarindwa ndetse na Dr Kayumba Christopher. Iyi nkuru rero nta yindi, wenda mu minsi ishize benshi bagiye babyumva mu buryo butandukanye ndetse benshi bagenda bakomeza kwibaza iyi nkuru ati ese ubundi ni ukuri cyangwa se ntago ari ukuri. Ariko rero reka mvuge gatoya ngo uyu munyamakuru wa CNBC Fiona Ntarindwa Mutoni kuri ubu yeruye avuga ko ari we wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Dr Kayumba Christopher, ndetse anashimangira ko yahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Iyi nkuru rero nk'uko hari umunyeshuri wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Dr Kayumba Christopher yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku itariki ya 17 Werurwe 2021, ndeka mvuge ngo ni mu kwezi kwa gatatu ndetse k'uyu mwaka. Ndakeka benshi mwagiye muyibona aho byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse benshi bakomeza no kwibaza ati se ibi ni ibiki cyangwa se ukuri kw'ibi nukuhe. Ariko ndetse nongereho ko iyi nkuru yatangajwe n'uwitwa Kamaraba Salva wanditse kuri Twitter abara uko byagendekeye uwo mukobwa ndetse akaba yari yirinze no kuba yatangaza amazina ye. Rero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu, Fiona Mutoni Ntarindwa ukurira televiziyo ya CNBC ndetse nsubiye inyuma gatoya cyane, uyu mukobwa Fiona Ntarindwa Mutoni akaba ari umukunzi wa Tharutura mu minsi yashize ndetse akaba yaranamwerekanye. Uyu mukobwa rero benshi wenda baramuzi cyane ko yanitabiriye Miss Rwanda mu mwaka nza kuza kubabwira. Rero mu minsi yashize nkuko nambibabwiye benshi baramuzi, ni umunyarwenya wo mu Rwanda ndetse ukunzwe cyane n'imbaga nyamwinshi. Rero nsubiye gato kuri iyi nkuru ndetse no kuri uyu munyamakuru watangaje iyi nkuru ari we Fiona Mutoni Ntarindwa, yifashishije urukuta rwe rwa Twitter maze yandika aya magambo ati: umwarimu wanjye yankoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu nyandiko ye itari ndende yanditse kubwo Kamaraba yahishuraga ko Kayumba yakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina umunyeshuri we muri Mutarama umwaka wa 2017. Ndakeka ubwo hashize imyaka igera muri 4. Abantu benshi rero batangiye kumubaza impamvu atabivuze agategereza imyaka irenga 3. Ati ariko se hari igihe cyanyacyo kuwakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyo kuvuga? Urumva ko ahangaha yabazaga abantu ndetse bakomeje kugenda ugiye Twitter wabibona benshi bamubaza ibibazo ati kubera iki utigeze ubivuga mbere, wabonye imyaka inishize akaba ari bwo ubasha kuvuga ko iri hohoterwa uyu mwarimu wawe yari gukoreye. Hanyuma rero ndagira ngo nsubire inyuma gatoya, uyu Dr Kayumba Christopher mu minsi yashize yitabye RIB, aho RIB yamubajije ndetse nawe aravuga ati ese ni ukubera iki uyu mukobwa yabonye ari uko nshinze ishyaka akaba ari bwo yatanze iki kirego. Ikindi yatangarije RIB yaravuze ati ntago naba nzi izina ry'uwo mukobwa, ati cyane ko mba narigishije abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, ati nimba uwo mukobwa hari se kuki atigeze abasha kuvuga izina rye. Ati rero izina rye atarivuze ntago namenye uwari wati kuko nigisha abanyeshuri benshi cyane, ati ndetse nahuye n'abanyeshuri benshi batandukanye abo nagiye nigisha
cyane ko ibyo ari byo byose yari amaze igihe kitari gito muri no kaminuza y'u Rwanda. Ntarindwa rero yakomeje avuga ko ubwo yahohoterwaga yahise abimenyesha ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda. Ati ariko ntabwo byigize byitabwaho. Nahatiwe kwicara mu ishuri hamwe n'uwampohoteye, ibintu umuntu uwo ari we wese adakwiriye kunyuramo. Aya rero ni amagambo y'uyu mukobwa Mutoni Ntarindwa. Ndetse yongeye ati ukuri nuko hari abandi bakobwa banyuze mu bintu nk'ibi, yaba ari Kayumba bahohoteye cyangwa se undi muntu witwaza icyo ari cyo. Umuco wo guceceka ntukwiye kwimakazwa. Aya ni amagambo rero y'uyu mukobwa. Ndetse rero reka nongereho ko uyu mukobwa wigeze guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa se rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2015, ndetse akaba yaranabaye igisonga cya mbere cya Miss Africa mu mwaka w'2017. Yavuze ko kuvuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ibintu bigoye kuko wumva uri wenyine. Nta muntu n'umwe uzagutega amatwi cyangwa ngo yizere ibyo uvuga. Nyuma y'ubu butumwa bwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu, Kayumba ushinjwa nawe yagiye kuri Twitter. Hanyuma nawe yandika ko ibyatangajwe na Fiona Mutoni Ntarindwa ari ikinyoma no gushaka kumuharabika. Rero mu butumwa bwe yamenyesheje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kuri iyi dosiye ko nubwo Ntarindwa avuga ko yaragiye gufatwa ku ngufu mu mwaka wa 2017, yakomeje kuntumira mu biganiro bye kuri televiziyo mu mwaka wa 2018 ndetse n'umwaka wa 2019. Yavuze ko Ntarindwa yamusabaga ko bahura bari bonyine ariko undi akabyanga. None amagambo rero yatangajwe n'uyu Dr. Kayumba Christopher. Ati oya, ntabwo nigeze ngohotera. Mu myaka myinshi buri gihe ubwo nabaga nsohotse mu ishuri wanyingingiraga kugushyira mu itsinda ryanjye ry'abashakashatsi cyangwa se ko waba umwe mu bagize ikinyamakuru cyacu. Ati narabyanze kuko nari narumvise ko ukoresha umubiri wawe kugira ngo ubone ubufasha ukeneye. Ngira ngo rero mbibutse ko ano ari amagambo yatangajwe n'uyu Dr. Kayumba Christopher. Kwa 23 rero Werurwe uyu mwaka, RIB yatangaje ko yahamagaje Kayumba kugira ngo atangire kwisobanura ku kirego cyatanzwe n'uwari umunyeshuri we wamushinjaga gushaka kumufata ku ngufu. Ni ikirego cyakiriwe mu ntangiriro za Werurwe uyu mwaka turimo wa 2021. Uwari umuyobozi rero w'ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda, Njuguna Joseph, aherutse kubwira Igihe ko yakiriye ikirego koko cy'umukobwa wamubwiye ko Kayumba yamuhohoteye. Mu magambo ye nawe ati yego, yaje mu biro byanjye ambwira ko hari umwarimu wagerageje kumuhohotera, namusezeranyije ko nzavugana n'uwo muntu. Ubwo umuntu yavugaga ni Kayumba, ariko igihe kinini ntiyazaga ku ishuri. Dr. Kayumba rero ndagira ngo mbibutse ko ari umwe mu bahanga igihugu gifite, yaba mu myigishirize y'itangazamakuru no mu gukora ubushakashatsi busanzwe. Gusa inshuro nyinshi yakunze kumvikana mu bikorwa by'imyitwarire itari myiza birimo kurwana, ubusinzi, ndetse byanatumye amara umwaka muri gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege no gukoresha imbaraga cyangwa gukangisha gukoresha imbaraga ku kibuga cy'indege. Rero kuva muri Gicurasi mu mwaka wa 2018, Fiona Ntarindwa akorera televiziyo ya CNBC ifite studio mu mujyi wa Kigali. Yatangiye amasomo ye ya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2014 ndetse yasoza mu mwaka wa 2018. Mbere yo kujya gukora CNBC yakoreye TV10 ndetse mu ishami ry'amakuru y'Icyongereza. Rero ngira ngo uyu mukobwa muramuzi, ndetse aho yagiye yitabira Miss Rwanda cyangwa se kuba yakitabira amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda, ariko akaba yaranagize amahirwe yo kwegukana Miss Africa. Rero nsubiye inyuma gato cyane, ugiye kuri Twitter, amagambo amwe namwe uyu mukobwa yagiye yandika mu Cyongereza. Yanditse ati my professor sexual assaulted me. When Kamara Salva revealed that Dr. Kayumba has sexual assaulted me in January,
Some asked why I had come out now, but is there ever a right time for a victim of sexual assault to speak out? Aha rero yabazaga nimba hari uburenganzira umuntu, hari igihe ntarengwa umuntu ashobora kuba adafite uburenganzira bwo kuvuga yakorewe ihohoterwa. Rero benshi bakomeje kwibaza ese ibi koko ni ukuri, ese kubera iki yatinze, ariko nawe muri magambo ye y'Icyongereza nk'uko yavuze ko nta gihe cya nyacyo ku wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyo kuvuga. Aravuga ati ni ibintu bitaba byoroshye ko umuntu yatangaza, atariko iki ni cyo gihe cy'uko navuga ukuri. Rero Kamaraba nawe yagerageje kwandika ati I'm tweeting this for my friend. She filed a case at RIB, but she was triggered by this. This is her story. Run this platform for democracy. My personal experience with Kayumba is that what he's advancing is a mockery of who is really is. Aya rero ni amagambo ya wa wundi wa mbere watangaje ko uyu mukobwa yakorewe ihohoterwa, ndetse akanga no kuba yabivuga, akavuga ati igihe ni iki ngiki cy'uko nabivuga. Hanyuma uyu mugabo nawe arandika ati Dear Rib, this Fiona is a serial liar who dispute claiming attempted rape in 2017. She continued to invite me to her TV shows in 2018 and 2019. Even wanted to meet privately. Too late I refused. She even insisted on meeting our editor who refused because he had heard her tricks. Muri make rero yavuze ko uyu mukobwa Fiona ari umubeshyi, ndetse yagerageje no kujya amutumira kuri televiziyo ye mu biganiro agenda akora mu mwaka wa 2018 na 2019, aho yashakaga ko bahura by'umwihariko hagati yabo, ariko uyu mugabo akabyanga. Ndetse anavuga ko yagerageje kuguma afosinga cyane cyangwa se amwingingira cyane kuba bahura, akaba yakinjira muri ka groupe kabo. Noneho arangije undi nawe ati aramuhakanira ati kubera ko nari nzi ko akoresha tricks cyangwa se ari amwe mu mayeri ye. Rero reka mvuge ngo ibisigaye ni bya RIB, byari byo byose tuzagira tumenya amakuru umunsi ku wundi, ndetse mbabwira ngo natwe nk'agasera ntago tuzahwema kuyabagezaho. Rero reka nkubwire ngo ibyo byo byose ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Rero wowe wafashe umwanya wo gufungura iyi video, wowe wateye comment, nukuri urungenzi kuri twe, natwe nago tuzagutenguha, ndetse nkomeje kubashimira mwese mudahwema kutugaragariza urukundo, nukuri murabingenzi kuri twe, kandi iminsi yose natwe tuzahaba ku bwanyu nkuko namwe mudahwema kutuba hafi. Rero njye mwemeye kuba muri iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe. Ciao, nakagaruka naho utaha.